Dusome igitabo Yohana igice 14 umve icyo Yesu abivugaho ibyo bintu twaririmbaga. Yohana igice 14 tumabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14. Haleluya, arashya. Yes, mutwamwe baravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya, turayicakiye kandi mwizera Yesu. Haleluya. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mbambabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Donc iyo biba bidahari, Yesu abitubwiye ko nabyo bidahari, ariko ko hari nyine nabitubwiye. Ya mazu twahoze tuvuga, ahingiye urusengero twahoze tuvuga, Imana ishimwe ngo unesha byayishura. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi nawe muzabeyo. Imana ishimwe cyane. Kandi aho njye inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Banshimwe cyane. Ngo yaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Akira data muzanga mu izina rya Yesu. Amen. Tuneshe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen.